haleluya. Tugeze mu matandukano, tugiye gutandukana n'umurambo wa mwene data. Abari hariya mu rugo twasezeye umurambo, bagapfundura ukaza ukareba kavuga ngo ni. Ariko noneho hano n'isanduka ukunyine tugiye gutandukana burundu. Habe n'abiri bazavuga ngo bagiye gusura ku irimbi, bazoza baza gusaba rebe kariya gasaraba birarangiye. Ariko rero ubwo tugiye gutandukana nawe amagambo abiri, reka tumusezerere muri iri jambo no mu ndirimbo. Iriya ndirimbo ivuga ngo hariho indi si nziza cyane, ko turabwira umurambo wa mwene data tuzahuriramo, aho niho tuzongera guhurira na Sadoki. Ku isi yose nubwo woyizenguruka nta handi twomukura, ariko tumubwire ngo genda neza, hariho indi si nziza tuzohurira mu bagenzi. Igira ibitero nka bitatu. Ikindi gitero kivuga ngo data tuzamusingiriza mu ijuru, ubundi yindi kavuga ngo tuzaririmbira mu ijuru mu ndirimbo z'abakristo. Tuzongera kuririmbana nawe izindi ndirimbo z'abakijijwe zitaririmbiwe hano mu isi. Iyo ndirimbo niyo tumusezereramo hamwe n'iri jambo riri muri Yobu. Yobu igice cya mbere umurongo mu wa 21, ariko dusome kuri B y'uwo murongo. Haravuga ngo Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Haleluya, haleluya. Uwiteka niwe wari waraduhaye Sadoki, none Uwiteka aramujana, izina ryo rihabwe icyubahiro. Uwiteka niwe wamuduhaye, Uwiteka none aramujana. Uyu ni Yobu nawe wavuze aya magambo, yarahayavugira ku bana be ngo bamubwire ngo baratabaruse bose ntibasigaje n'umwe. Aya magambo ko turayabwira umuryango wa pasiteri, aya magambo ko turayabwira inshuti za pasiteri zose ko zina, aya magambo ko turayabwira mwebwe abakoranye umurimo w'Imana. Yobu ngo amare kubona ageze muri uwo mwanya nta kundi yari bugire, aravuga ngo Uwiteka niwe wari warampaye, ngo none Uwiteka arajana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yari yaramuduhaye, yari umuntu mwiza baraye bamuvuze, yari azi kubana n'abantu bose amahoro, yari azi gukora imirimo y'Imana. Ninde muntu wobona dose kuri Sadoki? Umuntu uzoza uba mwiza ntamenye kubana n'abandi bantu amahoro, ni umuvumo uteye isoni, ni umuvumo uteye isoni. Uzawirinda twige kubana n'abantu bose amahoro, n'umwete wo kwezwa kuko utejejwe tazabona umuntu. Ngaho tugende muri iyo ndirimbo tubone kuja kurambika uyu mubiri. Uyu ni umubiri tugiye gusubiza aho wavuye, uyu mubiri wo wasubiye mu gitaka niwe tugiye gushingura, ariko Sadoki yamaze kugera muri paradiso y'abera. Ngaho tugende iyo ndirimbo amaze tubone kuja ku hariho indi si nziza cyane twasezeranijwe n'Imana, tuyitegereze twizere kuko data yidufitiye aheza mu ijuru tuzahurirayo.
aheza aheza mw'ijuru haleluya hari abandi basabye iyindi ngo kuri wa munsi tuzazuka ariko hano tugeze muri iki cyicaro hano duhagaze tegira abantu bongorerana ngo baganire ikintu kandi ubishobora wese abumbura akanwa uzi ngo dutegereje umuziki w'abapfuye iyo ndirimbo ko ndabona abantu benshi barushaho bumbura akanwa ni iki gituma mutaririmba tuvuga ngo kuri wa munsi tuzazukaho muhimbarize Imana amaze tuje gusubiza kuri wa munsi tuzazukaho Yesu azaduhirimisha kurira no kuboroga ntabwo bizaba bikiriho kurira no kuboroga ntabwo bizaba bikiriho ubugingo nuko rero turasezeye kandi tumusezeye tuvuga ngo genda neza. Imana yari yarakuduha none Imana iragutwara. Nagize ngo nta yandi makomantere twongera, ariko nagize ngo munemerere umuntu wese ubabajwe nuko Sadoka musize, turavuga iri jambo musezere nawe sinjewe uvuga njenyine. Uzi ngo ugiye kumusezera munemerere muzamana musubira mu ijambo mvuze, niturangiza tube turashosha. Uko nzoza mvuga munemerere wewe nimba wumva ukeneye kumusezera nawe uvuge gutyo. Sadoki twamukunda, Sadoki twamukundaga yari inyangamugayo. Reka tumusezere muri aya magambo bavuze ngo yarangije. Baratubwiye titwaze twitegura ngamye buca mu gitondo turahaguruka. Bariya bose muvuye kumva bavuye kwakira bavuye guturuka n'abari bavuye muri Kongo, abantu bohabwa itangazo ubwo bagahita bahaguruka. N'urukundo twamukundaga ariko batubwiye ngo yatabarutse. Iri tangazo ritugezeho natwe reka tumwerekeze muri iri jambo ngaho nimwite